Ndabashuhuje mwese, amahoro ava ku Mwami Yesu abane namwe mwese. Hari hashize iminsi ntavuga, kubera ibibazo nahuye nabyo birankomerera, bituma nta bundi buryo mbasha kubona bwo kuba natambutsa icyigisho. Ariko Uwiteka ahabwe icyubahiro, kuko yabintambukijemo amahoro. N'uyu munsi ababisha bakaba bataranyivuganye, nkaba nkihumeka umwuka, mbasha gusohora umwuka nkinjiza undi. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ntabwo kuba ndiho ari imbaraga yanjye na ntoya. Nta bubasha na buke mfite bwo kwibeshaho, ahubwo ubushobozi bw'Imana nibwo bumbeshejeho. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Mbere rero y'uko dukomeza na gahunda yacu y'ibyigisho, kugira ngo twumve icyo Uwiteka avugira mu ijambo rye uyu munsi, ambwira nawe akubwira, reka duce bugufi dusenge Imana. Uri umuremyi wa buri wese, mu bibaho byose nta na kimwe kigusumba. Ni wowe wahanitse ijuru, ushyiramo ibiva bitatu: inyenyeri, izuba n'ukwezi. Uhabwe icyubahiro. Ni wowe uduha umwuka duhumeka ku buntu nta kiguzi, nabyo ubishimirwe. Tukweguriye imitima yacu yabaye akahebwe, kugira ngo abe ari wowe uyizahura, kandi ibyo twibwira byose bihinduke impfabusa, kuko twebwe ntacyo twakwigezaho. Uri uwera Mana yacu, utwumve uri mu ijuru, udukize, kandi ibyo ushaka abe ari byo bibaho muri twe. Nibyo nsabye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Iyo dufashe Bibiliya zacu tugasoma muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9, hari amagambo avuga ngo, uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Uko niko umutwe w'aya magambo uvuga. Noneho ku murongo wa 9 ho haravuga ngo, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kuwumenya uko uri? Jye Uwiteka ni jye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Aya magambo arakomeye cyane. Aya magambo arabwirwa jyewe ndetse nawe. Twese uko tubayeho dufite imitima. Nta muntu n'umwe udafite umutima. Ubwo udafite umutima si muzima, yarapfuye. Mu bigaragara yarapfuye, kuko umuntu wese agira umutima. Ariko ibyanditswe byera bivuze ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Uyu mutima wawe nanjye urusha ibintu byose gushukana, ufite indwara ntiwizera gukira. Kamere muntu ni mbi.
kuva ku rwara kugera ku musatsi. Kamere muntu ni mbi. Amagambo tugiye kuganiraho afite umutwe uvuga ngo kuba mubi cyane. Birashoboka rwose ko wababazwa no gutungurwa no kumva umwe mu nshuti zawe ikubwiye ko uri umuntu mubi cyane, cyangwa akavuga ko uri mubi ku mugaragaro. Uzi abantu bamwe babi, birashoboka ko bamwe muri bo ubona ko ari babi cyane, kandi wasomye abantu nk'abo babi mu mateka no mu makuru atandukanye, kandi ntiwakwifuza gushyirwa hamwe nabo. Wowe uri mu cyiciro cy'abantu bubashywe, icyiciro cy'abantu batari beza cyane ariko batari na babi mu buryo bukabije. Byaba rwose ari ugusebanya bikabije kukwereka ko uri mubi cyane. Aya magambo arumvikana rwose. Uyu munsi abantu twifuza kwishyira heza. Ntabwo dushaka ko abantu batubwira ko turi babi. Oya. Twitera inkingi tukavuga ko turi beza. Reka dukomeze twumve. Ese birashoboka? Reka dusuzume gato. Uwiteka yagize icyo avuga kuri iyo ngingo, kandi ntabwo asebya abantu, ahubwo abwira abantu bose ukuri nyako. Yeremiya agira ati, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kuwumenya uko uri? Ninde ushobora kuwumenya uko uri? Umuntu ntabwo yimenya ubwe, kuko umuntu aramutse yimenye ntiyakwirata bene aka kageni. Ntiyakwishongora ngo yishyire hejuru, ngo yereke abantu ko hari icyo abarusha. Oya, ahubwo yaca bugufi, akinira mu mutima we, akibaza impamvu ariho n'icyamuzanye ku isi, akanibaza amaherezo ye. Yarangiza agafata ibyemezo byo kuba mu ruhande rw'Uwiteka, kwishongora no kwishyira hejuru no kubona abandi uko batari akabireka. Reka dukomeze dusome. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9. Uyu mutima ni uwande? Nta bantu bihariye bavuzwe muri aya magambo, ahubwo avugwa muri rusange. Avuga umutima wawe n'uwanjye. Avuga umutima wawe n'uwanjye. Nta nubwo bavuga ngo ahari umutima wawe uzashukana kandi uzaba mubi cyane, ahubwo niko umeze ubu nonaha, hatitawe ku cyubahiro uhabwa n'uko ugaragara mu bandi. Niba ugengwa n'umutima wawe, uri mubi bikabije. Icyubahiro umuntu yaba afite icyo ari cyo cyose, urwego yaba ariho urwo ari rwo rwose, niba afite umutima akaba ari wo umugenga, uwo muntu ni mubi bikabije, yabyemera atabyemera. Uwo muntu ni mubi bikabije, yabyumva atabyumva, yabirwanya atabirwanya, yakwiyorobeka atakwiyorobeka, dore ko ari byo bitugize. Uwo muntu ni mubi bikabije. Kandi ni ukubera ko umutima wawe wibeshya ku buryo utamenya ukuri kw'ibi bintu. Yego, hari ubwicanyi, hariho ubusambanyi, hariho ubujura no gutukana. Hari ibyaha bigutera ubwoba bikanagutangaza iyo bisomye, ukumva nk'icyatumye nk'umuntu runaka yicwa. Hariho ibintu rwose bitemewe abantu bakora, ukabona bikojeje isoni rwose, binyuranyije n'amategeko 10 y'Imana.
Uwiteka yabivuzeho ati, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7. Aya magambo ndayasubiramo muri Bibiliya yera. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7 havuga ngo iki? Haranditswe ngo, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7 haranditswe ngo, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Ntabwo umutima wa kamere ushobora kumvira amategeko y'Imana. Oya, 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 oya. Kereka umutima wamenwe n'ijambo ry'Imana maze rikawukomeretsa, umunyabyaha akiyunga n'Imana, akababarirwa, akaba atunze amahoro yo mu mutima. Uyu niwe wenyine wumvira amategeko y'Imana. Ntabwo umuntu ufite umutima nk'uwo twasomye muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 ashobora kumvira Imana. Ntashobora kumvira amategeko y'Imana, ntibishoboka. Nubwo yabyihambiraho, kwaba ari ukwihambira, ni imirimo itegetswe n'amategeko, ntacyo byamumarira. Ni ibintu bingana iki byo mu mategeko umutima wa kamere ubasha kumvira? Mbese umutima wa kamere ubasha kugira bimwe byo mu mategeko wumvira, ukagira n'ibindi utumvira? Ibyo ntibishoboka. Umutima wawe ugomba kumvira amategeko yose cyangwa ntuyumvire na gato. Kandi umutima wa kamere, ibyanditswe biwuvugaho ngo ntubasha kumvira amategeko y'Imana. Iyi kamere niyo tuvukana, kandi iyi kamere turayigumana hatitawe kuwo waba uri we, akazi kawe akariko kose, kugeza igihe wemereye Umwami Yesu guhindura umutima wawe kubw'imbaraga z'ubuntu bwe. Nta muntu n'umwe, yaba uri ku rwego rwo hejuru, ufite umutima wa kamere uzigera winjira ijuru. Oya, nta n'umwe. Kuko ibyanditswe byera birabivuze. Nta muntu ufite umutima wa kamere ushobora kumvira Imana. Oya, tureke kubeshyana. Kandi nyine ari uwa kamere. Uyu muntu rero naguma atya, ntiyemere irarika rya Yesu Kristo ngo umutima we uhindurwe mushya, uyu muntu bizarangira arimbutse. Reka dukomeze dusome. Nuko rero umenye ko iyo umuntu afite uyu mutima wa kamere, aba ari umwanzi wa buri tegeko ryose mu mategeko 10 y'Imana. Hari abantu birirwa bavuga ngo bakiriye agakiza, ariko ku kijyanye n'ibyanditswe byera ntumubwire. Uwo muntu kandi ngo yarababariwe, niko yirirwa avuga. Nyamara arabeshya, kubera yuko iyo ibyanditswe byera bivuze arabirwanya, arabyanga. Uwo muntu agakiza kafite ni ikinyoma, ni ugupapira gusa. Ategetswe kwihana nk'abandi bose, nk'abapagani bose. Reka dukomeze twumve. Iyo umuntu afitiye umutima wa kamere, aba ari umwanzi wa buri tegeko ryose mu mategeko 10 y'Imana. Ntabwo uba uri umwanzi w'itegeko rivuga ngo ntukifuze gusa, kuko uri umuntu wubahwa cyane, ariko kandi ntuhuza n'itegeko rivuga ngo ntukice gusa. Irivuga ngo ntugasambane naryo ntuhuza naryo. Ushobora kutiyumvamo urwango rushobora gutuma ukora icyaha gikomeye, ariko burya ruba ruhari. Iyo ufite umutima wa kamere,
ushobora kwiyumvamo ko udashobora gukora ibyaha by'inkoraruguma, ariko biba bihari bihishwa, igihe iyo kigeze birakorwa. Nubwo wakwibeshya ubwawe ngo uri umuntu mwiza, nubwo wakwibeshya ubwawe nubwo wakwibeshya ubwawe ngo uri umuntu mwiza, mbese ubasha kumenya ibiri mu mutima wawe? Ni kangahe impamvu runaka zagiye zigaragaza ibyakubagamo utigeze unarota ko ubifite muri wowe? Reka kamere yawe ikorweho mu buryo butunguranye, hanyuma amagambo n'ibikorwa bizasohoka muri wowe, bizagutungura wumve ukozwe n'isoni. Bizagutungura wumve ukozwe n'isoni, kandi wowe wibwiraga yuko utunganye. Mbese koko uratunganye? Oya, kandi ufite umutima wa kamere. Ntabwo umutima wa kamere utunganye rwose, oya. N'ibyo wibwira ni ukugira ngo ugaragare neza muri sosiyete aho uri, ariko nta bwiza ufite, nta rukundo ugira, ntarwo, kuko uruguteramo ari we Yesu Kristo ntawe ufite. Umutima wahindutse ntawo, ahubwo wishimira ibibi gusa. Imana igushoboze nanjye nshoboze kugira ngo duhinduke abatari ab'imitima ya kamere. Reka dukomeze turebe. Ntabwo umuntu atangira ari umwicanyi cyangwa umusambanyi cyangwa umujura. Abantu bazatungurwa no kubona uko mu myaka ikurikiyeho uzaba umeze. Kamere yacu iba ari iyo ngiyo. Ibikorwa bibi burya biba biturimo. Buriya umwana w'uruhinja avuka atandukanijwe n'Imana, avukana kamere mbi kubw'icyaha cyakozwe na Adamu, kuko twese turi bene Adamu. Reka dusome Zaburi ya 51 turebe ayo magambo, tuyasome twumve icyo ibyanditswe byera bivuga. Twumve. Haranditswe ngo, umurongo wa 7, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Umuntu avuka atandukanijwe n'Imana, niko ibyanditswe byera bivuga, kandi mu byaha nimo tuvukira. None uruhinja ngo ni akamarayika. Reka da, kavuye he? Akamarayika kuzuye kamere y'ubugome? Nta kamarayika mbonye aho. Reka dukomeze turebe. Ntacyo byakumarira guhakana ibyo Uwiteka akubwira, niba kwihesha agaciro no kubahwa imbere y'abantu bishobora gukemura ikibazo umuntu yifitemo, ubwo Satani yaba akurusha amahirwe kuko yihindura nka marayika w'umucyo. Urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 14. Reka tuhasome. Urwa 2 rw'Abikorinto igice cya 11, reka twumve icyo ibyanditswe byera bivuga. Rwose uyu munsi wemerera Imana nanjye nyemerere, kugira ngo tureke kwibeshya twibwira ko hari icyo turi cyo kandi ntacyo turi cyo rwose. Urwa 2 rw'Abikorinto igice cya 11 umurongo wa 14 haranditswe ngo, reka twumve 14. Haranditswe ngo, kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo.
none we ngo urafasha abakene, ngo urasura imfubyi n'abapfakazi. Uziga iby'abajeziwiti imirimo bakora, uzasanga ntaho muhuriye, ariko nibo bantu ba mbere biteguye kurimbura ikiremwa muntu. None we ngo urakora? Oya rwose, kamere muntu nta kimaze. Reka nkomeze. Kandi wowe izo mbaraga ntazo ufite, ntushobora kurusha Satani kwigaragaza nk'umuntu mwiza. Imana ikubona uko uri, kandi kwibona nk'uko Imana ikubona nibyo byakubera byiza. Iyo umaze gusobanukirwa no kwemera ko uri mubi bikabije, uzabona ko ukeneye kuzinukwa umutima wawe wa kamere uko wakabaye n'ibyawo byose, aho kugerageza gushaka uko wagaragara neza imbere y'Imana binyuze mu mihati yawe yo kugenda ugira ibyo ukemura. Niba ufite umuhate wo kugira ibyo ukemura muri wowe, urishuka ntabyo uzashobora, bizarangiza urimbutse pe. Ahubwo saba Kristo abikemure muri wowe. Wowe nta ruhare na ruto ufite. Icyo ufite gusa ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Biboneka muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13. Wumva icyo usabwa gusa, ibindi biharire Yesu Kristo. Naho kwirirwa abantu biyemeye ngo bazakora ibi, ngo bakora ibi kugira ngo bemerwe n'ijuru, ni ibinyoma. Nta hantu na hamwe ijuru ryakwemera kubw'imirimo yawe. Reka. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13 handitswe ngo iki? Reka twumve icyo ijuru rivuga. Haranditswe ngo, icyo nshaka kimwe ni uko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Wumvise icyo Uwiteka ashaka? Uruhare rwawe nanjye ni ukwemera ko turi abanyabyaha, tukamanika amaboko, ubundi Kristo akagira icyo akora muri twe, naho twebwe ntacyo twakora ngo dukire. Oya, icyo cyonyine nicyo dusabwa, kwemera ko turi abanyabyaha. Reka dukomeze turebe. Uzaba witeguye kwakira umutima mushya Imana izaguha binyuze mu kuyiyegurira byuzuye. Uzifuza kwakira Kristo ngo ature mu mutima wawe kubwo kwizera. Nahawe guhitamo kwigumanira umutima mubi cyane wa kamere, cyangwa kwakira umutima mushya ufite ubwiza budashira. Nakwifuriza kwakira umutima ufite ubwiza budashira, nanjye nkabyiyifuriza. Nanjye nkabyiyifuriza kuko nicyo kidukwiriye. Yesu Kristo aradukunda, yagiye i Karuvari kugira ngo we nanjye dukire, tuzabone ubugingo buhoraho. Nubwo benshi batabikozwa, ariko ibimenyetso birabigaragaza neza. Nubwo twahumiriza amaso kugira ngo tutareba, ariko iyi si irimo irakamwa amakuru, igiye kurimbuka. Uri mu ruhande rwande rw'imirimo yawe ukora, cyangwa se rw'ibyo Kristo yagukoreye kandi n'uyu munsi akigukorera? Niba uri mu ruhande rw'imirimo ukora, yitegure kurimbuka niba utayivuyemo. Niba uri mu ruhande rw'umukiza, ukiringira umaramaje ibyo yagukoreye, uzabona ubugingo buhoraho, nanjye nzabubona niba ari uko bimeze. Imana y'amahoro ibane nawe kandi ikomeze kukugenderera, yumvikanishe neza ibi bintu muri wowe kurusha uko nabivugisha umunwa. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.
Reka dusenge dusoza. Data urakoze kubw'ijambo ryawe ryiza tumaze kumva. Imitima yacu ya kamere ihindurwe nawe, nicyo tugusabye. Kandi uko turi twemere uko turi, hanyuma tugusange uduhindurire. Ibyo ni byo nsabiye uzumva iki cyigisho wese, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.